Ese wigeze wibaza impamvu hari abantu bakora cyane buri munsi ariko ntibigere bakira? Ese wigeze wibaza impamvu hari abandi badakora cyane ariko amafaranga yabo agakomeza kwiyongera? Reka nkubwire ukuri gukomeye cyane. Ubukene si ikibazo cy'amahirwe, ni ikibazo cy'imyumvire. Hari ikosa rimwe rikomeye cyane rikunda gukorwa na 90% y'abantu bose ku isi, rituma bahorana ubukene imyaka myinshi. Ikibabaje kurushaho ni uko benshi ntibanazi ko barimo kurikora. Uyu munsi niba witonze ukumva neza iyi video kugeza ku musozo, ushobora guhindura ubuzima bwawe burundu, ugatandukana n'abantu bakora iri kosa. Urakaza neza kuri iyi channel yigisha ubumenyi ku mafaranga ndetse n'uko wakwiteza imbere. Nimba aribwo bwa mbere ugeze kuri iyi channel, nkagusaba gukanda kuri like, gusangiza abandi iyi video, hamwe no gukanda kuri subscribe, ugafungura n'inzogera kugira ngo ukomeze kubona izindi nyigisho zigufasha gutera imbere ndetse no kudushigikira. Reka dutangire. Ikosa rikomeye cyane abantu bakunda gukora rigatuma baguma mu bukene: kwishyura abandi mbere yo kwishyura wowe ubwawe. Yego, iri ni ryo kosa rikomeye cyane. Abantu benshi iyo babonye amafaranga bahita bayakoresha mu kwishyura ibintu byinshi, harimo kwishyura inzu, kugura imyenda mishya, kurya hanze, kwishimisha, kwishyura amadeni. Hanyuma se igisigaye kuri bo ni iki? Nta na kimwe. Ibi nibyo bituma bakomeza kuba abakene nubwo bakora cyane. Amagambo yavuzwe umuhanga mu by'imari witwa Robert Kiyosaki yaravuze ati: abakire bishyura ubwabo mbere, abakene bagategereza ibisigaye. Ibi bisobanuye iki? Bisobanuye ko abakire bafata igice cy'amafaranga yabo mbere y'uko bayakoresha mu bindi, bakayashyira mu gushora imari. Urugero rworoshye cyane: reka tugereranye abantu babiri, person A, umuntu usanzwe, ndetse na person B, umuntu ufite imyumvire y'ubukire. Person A, umuntu usanzwe, yinjiza ibihumbi 100, akayakoresha yose, ntacyo ashyira ku ruhande. Naho person B, umuntu ufite imyumvire y'ubukire, yinjiza nawe ibihumbi 100, agafata ibihumbi 10, akayashora cyangwa se agakora investment mu bintu bitandukanye, akongera agakoresha ibihumbi 90. Nyuma y'umwaka, person A afite inyungu ingana na 0, kuko ni umuntu utarabashije gushira ku ruhande n'ikintu na kimwe. Person B afite inyungu y'amafaranga iri kwiyongera buri kwezi. Nyuma y'imyaka 5, person A azaguma aho yarari nta kwiyongera ku nyungu. Person B ashobora kuba afite business cyangwa se ishoramari, investment imwinjiriza. Iri ni ryo tandukaniro rikomeye cyane. Ikindi kibazo gikomeye, abantu benshi bavuga bati nta mafaranga mfite yo kuzigama, ariko kuri ni uku: si amafaranga make atuma udakira, ni uburyo utekerezamo. Nubwo waba ufite make angana na 500 cyangwa se 1000 cyangwa 5000, ushobora gutangira. Undi muhanga yaravuze ati: Warren Buffett, umwe mu bantu bakiza cyane ku isi, yaravuze ati: ntuzigame ibisigaye nyuma yo gukoresha, ahubwo koresha ibisigaye nyuma yo kuzigama. Ibi bivuze iki? Bivuze ko ugomba kubanza kwishyura wowe ubwawe, saving and investment, hanyuma ukabaho ukoresha ku bisigaye. Impamvu iri kosa rikomeye cyane: icya mbere, rituma uba muri sako cyangwa se mu ruziga rw'ubukene. Icya kabiri, rituma udashora imari. Icya gatatu, rituma igihe kigucaho ntacyo ugeraho. Icya kane, rituma utekereza ko gukira bidashoboka. Icyo wakora uhereye uyu munsi: icya mbere, fata byibuze 10% by'amafaranga winjiza, uyashyire ku ruhande cyangwa se uyashore. Icya kabiri, bibe itegeko cyangwa se ubikore buri munsi muri discipline. Icya gatatu, ntuzigere uyakoresha mu bintu bidafite akamaro. Ibi nubikora buri kwezi, ubuzima bwawe buzahinduka buhoro buhoro. Ubu reka nkwibutse ikintu kimwe cy'ingenzi: ntuzakizwa n'amafaranga menshi, uzakizwa n'imyitwarire yawe ku mafaranga make ufite. Niba ushaka guhindura ubuzima bwawe,
tangira uyu munsi, tangirana n'ayo ufite, tangirana n'icyo ushoboye, kandi wibuke ko abakire ntibatangira bafite byinshi, batangira bafite imyumvire itandukanye, hanyuma bakazamuka buhoro buhoro. Nimba iyi video igufashije, kanda kuri like, ukande kuri buto ya subscribe, ufungure n'inzogera. Sangiza abandi iyi video kuko ushobora guhindura ubuzima bw'undi muntu utari wabona aya makuru. Komeza ugubwe neza. Niba utari wakanda kuri subscribe, yikande kugira ngo ukomeze kudushigikira ndetse no gukomeza kugira ngo ubone izindi nyigisho ku mafaranga. Ndagushimiye kuba wanteze amatwi.